ijambo ry'Imana ravuga ngo mutanga icacumi cisogi nagira gasogereza na kumino mukibagirwa ijambo rikomeye ryo mu mategeko y'Imana aho kwisi n'abapagani n'abakristo ariko ubugingo buhoraho nubwo abakristo gusa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Kongere kubasuhuza bene data batugana kuri channel ya gusenga everyday. Mwaramutse neza. Uyu mwanya tugiye gukomeza n'ikigisho cyacu c'itorero, tugeze ku ngingo ya 7 itubwira iby'imitungo y'itorero. Turabanza gusoma imigani ibice 3 murongo wa 9 turageza ku murongo wa 10 twumva uko atubwiye. Ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Twaganiriye ku ngingo ya mbere itubwira iby'itorero. Itorero ni iki? Twavuze ko itorero ari umubumbe w'abantu bake bahamagawe n'Imana kugira ngo bogeze izina ryayo mu isi. Uwo mubumbe w'abantu bake nibyo byageranijwe n'akabuto ka sinapi, n'akabuto gato ariko kakazavamo igiti cy'inganzamarumbu. N'abahamagawe n'Imana bahamagarwa ari bake ariko bakogeza izina ryayo mu isi. Yesu yahamagaye abigishwa 12, nibo bogeje izina ryayo kugeza uyu munsi wa none, batoranya abigishwa bahamagara abandi bagageza ubutumwa ku bandi, nibo babashe kugeza ubutumwa bwiza mu isi. Ubwo rero ingingo ya 2 twaganire ku mazina y'itorero. Nk'uko twavuze ko itorero ari umubiri wa Kristo, ikaba umurima w'Imana, ikaba noneho inzu y'Imana. Twongeye kuganira amazina y'abera ku ngingo ya 3. Abayoboke b'itorero babita abera, bakabita batoranijwe, bakabita abakristo, bakabita abavandimwe, bakabita abahamya, bakabita ab'Imana cyangwa b'inzira ya Yesu. Ayo mazina y'abayoboke b'itorero yose twarayaganiriyeho. Ingingo ya 4 twaganira ubuzima bw'abayoboke b'itorero hagati yabo ubwabo. Twavuze ko abahamagawe n'Imana itorero bose ari ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Twaganira uko bakwiriye kubaho. Noneho rero ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 45 haravuga ngo basangiraga ibyabo bamaze kuganira ku ijambo ry'Imana, babaga bamaze gusengera hamwe bakamanyagura umutsima. Noneho igihe cyo gusangira ibyabo ijambo ry'Imana bavuga ngo nta n'umukene wababagamo. Ku bice 4 umurongo wa 32 aravuga ngo buri wese yaryaga uko akennye, buri wese yaryaga uko ashoboye, kandi nta mukene wabaga hagati yabo kuko bari ingingo z'umubiri wa Kristo. Umubabaro w'umwe wabaga uwundi. Iyo ari ingingo ya 4. Ingingo ya 5 twaganira imirimo mu itorero. Twaganira uko bamwe bahamagarwa kuba abashumba, abandi bagahamagarwa kuba intumwa, abandi bagahamagarwa kuba abavuga butumwa bwiza, abandi bagahamagarwa kuba abigisha, abandi bagahamagarwa kuba abahanuzi. Ndetse mu itorero hari n'indi mirimo abantu bahamagariwe nk'ubudiyakoni, nabwo ni umurimo w'Imana muri ya ministere, ariko abo bose bagakorera hamwe kugira ngo bakomeze umubiri wa Kristo Yesu ari ryo torero. Twaganire none rero ku ngingo ya 5, ariyo ngingo yatubwiraga noneho imihango y'itorero. Iyo mihango y'itorero twaganiriye ku gaburo ryera, tuganira ku bukwe, tuganira ku mubatizo, tuganira gusabira abana. Ibyo byose iyo mihango y'itorero twayiganiriyeho, tuvuga ko iyo mihango ari ingenzi mu itorero. Nubangu ingingo ya mbere itorero ni iki? Ingingo ya 2 amazina y'itorero. Ingingo ya 3 amazina y'abayoboke b'itorero. Ingingo ya 4 ubuzima bw'abayoboke b'itorero. Ingingo ya 5 imirimo mu itorero. Ingingo ya 6 imihango y'itorero. Ingingo ya 7 tugiye gusozerezaho rero ni imitungo y'itorero. Imitungo y'itorero igizwe n'ibice bitandukanye. Hari ibikingi abantu bubatse mu rusengero,
hari abaja gufata ikibanza cyo kubaka mu rusengero bagafata umusozi wose ikigahinduka igikingi cy'itorero. Ibyo bikingi by'itorero cyane cyane nk'itorero ry'i Roma, abagatulika bakunze kuja gufata ikibanza bagafata umusozi wose. Uwo musozi ni ingenzi kandi urakenewe kuko inzu y'Imana ikwiriye kugira ibyo kurya. Uwo musozi bashobora kuwuhingamo imbuto kugira ngo abana b'abakristo be kurwara bwaki. Uwo musozi bashobora gushiramo amatungo, abana b'itorero bakabona amata yo kunywa. Ibyo bivuyemo rero umusaruro wabyo ugatunga abera b'itorero, cyane cyane kubatishoboye. Bakareba batishoboye mu itorero bakabaha kuri za mbuto zanzwe muri bya bikingi by'itorero, bakareba ya matungo ari muri bya bikingi by'itorero, noneho bagatanga amata. Igice cya kabiri ahangaha ni icya 10 n'amaturo bitangwa mu rusengero rw'Imana. Icya 10 n'amaturo ni ingenzi kandi bigomba kubaho. Abakristo barezwe bagomba gutanga icya 10 n'amaturo. Nukuvuga ngo ntabwo Yesu Kristo yakweye icya 10 n'amaturo. Usomye muri Mateyo 23 umurongo wa 23, ijambo ry'Imana riravuga ngo hari iby'ingenzi bigomba kubanziriza amaturo n'icya 10, ariko icya 10 kikagumaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mutanga icya 10 cy'isogi nagira gasogereza na kumino, mukibagirwa ijambo rikomeye ryo mu mategeko y'Imana rivuga ngo imbabazi, gukiranuka, ubutabera ndetse no kwizera. Ni ijambo ry'Imana rivuga ko icya 10 kitavuyeho, ariko hari iby'ingenzi bikiruta mu itorero. Ubutabera, imbabazi, kwizera bikabaho, na cya 10 kigakurikiraho. None se kimara iki? Icya 10 ni icyo gutunga abatambyi. Abatambyi rero basimbuwe n'abapasiteri. Abapasiteri rero bakwiye kubona icya 10, bagasangira n'abanyamahanga basengera muri urwo rusengero, bagasangira n'abapfakazi, bagasangira noneho n'imfubyi. Icya 10 nibo cyagenewe, ariko andi maturo rusangi yagenewe abakene. Hari itandukaniro ry'umukene n'umupfakazi. Umuntu ashobora gupfakara afite imodoka, umuntu ashobora gupfakara afite amazu, ariko umuntu ashobora noneho gukena afite umugabo. Ubwo nuvuga ngo imfubyi n'umukene biratandukanye, umupfakazi n'umukene biratandukanye. Ariko icya 10 gifasha abayobora umurimo w'Imana, aribo basimbuye abatambyi n'abapasiteri bakwiye kurya icya 10. Ariko bakibuka ko hari abanyamahanga basengera iwabo. Byanditswe mu Gutegeka kwa 2 ibice 12 umurongo wa 28 no 29. Abapasiteri bakwiriye kurya icya 10 bagahaha abapfakazi n'imfubyi n'abanyamahanga bahasengera. Imana ikashima, ikanezererwa, noneho igasoza ibyo yagambiriye mu itorero ryayo. Icya 3 ni ituro ry'ingoboka. Ituro ry'ingoboka ni igihe habonetse umurimo udasanzwe. Kigiye cyo kubaka urusengero. Igihe cyo kubaka urusengero ntabwo bihoraho, ariko bikeneye amafaranga. Icyo gihe hari ituro ritangwa ariko mu buryo budasanzwe. Icyo gihe iryo turo ridasanzwe rija gukora umurimo w'ingoboka, cyangwa hakaba hariho umukristo ahuye n'ibyago, umuyaga ugasenya inzu ye, hakabaho umukristo ahuye n'ibiza bitandukanye, umwuzure w'amazi ugatembana urugo rwe. Icyo gihe hari rya turo ry'ingoboka rishobora gutangwa kugira ngo uje gusana ibyangiritse by'abanyetorero, abayoboke b'itoro kugira ngo batunganirizwe bose. Ni ukuvuga ngo babone ibyo kurya, babone ibyo kubabeshaho, kubera itorero bose ari ingingo z'umubiri wa Kristo. Ntawe ukwiriye kubaho neza ngo undi abeho nabi, kirazira. Mu itorero hari uriho neza undi akabaho nabi kandi baziranye kandi abizi, ni icyaha gikomeye ku Mana. Ntabwo ari byiza ngo hagire umukene uba mu itorero, ahubwo umuntu wese yarakwiriye kubona uko akenye agahabwa uko akenye. Ntihagire umukene uboneka hagati y'abayoboke b'itorero kandi babizi kandi bafite ubushobozi. Ituro ry'ingoboka rero ni irya 3. Twumvise ko hari ibikingi, ingingo ya 1, 2 icya 10 n'amaturo asanzwe. 3 twumvise ko hari ituro ry'ingoboka. 4 twumvise turabona impano y'abanyamuryango. Impano y'abanyamuryango rero hashobora kuba n'inkunga ivuye mu mahanga.
ayo ni amafaranga ashobora kubikwa mu itorero, ayo yose akaza agambiriye kugira ngo yubake umurimo w'Imana. Inkunga y'abanyamuryango cyangwa se inkunga y'abanyamahanga hari igihe bikenerwa, hari nubwo bitaboneka, ariko iyo byabonetse aba ari amahirwe, bigomba gufasha umurimo w'Imana aho ngaho. Bashobora kubaka urusengero, bashobora gutanga buruse z'abana b'abayoboke b'iryo torero n'ibindi nk'ibyo birije. Hakaba noneho n'ibikorwa by'iterambere. Itorero rishobora kubona rifite amafaranga, ku ngingo ya 5 bakubaka alimentation. Itorero rishobora kubaka butike isanzwe mu zindi. Itorero rishobora kugura imashini ibeta ikinjiza amafaranga y'itorero. Itorero rishobora kugira inka ziri muri bya bikingi bakagurisha amata. Itorero ryakora ibikorwa by'iterambere byose mu mugambi wo gufasha abera. Twumvise ko ingingo ya mbere ari ibikingi by'itorero. Ibyo bikingi bigahingwa cyangwa bikagirwa famu z'amatungo yo kugira ngo abashe gufasha abayoboke b'itorero. Icya 10 rero n'amaturo nk'uko twabiganiriye ari mu bwoko bwinshi aho ngo ku ngingo ya 2. Amaturo ashobora kuba y'umutima ukunze. Amaturo ashobora kuba ari uko umuntu ari amahoro. Amaturo ashobora kuba umuhigo. Amaturo ashobora kuba noneho asanzwe. Iyo hari umuhigo, umutima ukunze, hakaba nuko umuntu ari amahoro, ayo maturo aratangwa. Ariko mu itorero haba n'umuganura. Nta muntu wari ukwiriye kweza ngo aganure mbere yo kugira ngo ajane ibyo kurya mu nzu y'Imana. Kuko isezerano ry'Imana Maraki 3:10 haravuga ngo muzana amaturo yakibwe mu 10 kugira ngo inzu y'Uwiteka yuzure mu ibyo kurya. Imana iravuga ngo mubingeragereshe. Ibyo rero bikwiriye gutangwa mu itorero ni imitungo. None rero imitungo igomba gutangwa kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twubahishe Uwiteka ubutunzi bwacu bwose, nibwo ibigega byacu bizuzura n'imivure igasendera imitobe. Bisobanura ngo gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Nubwo watanga ugerageza, niko ijambo ry'Imana rivuga, ugatanga ugerageza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubingeragereshe gusa. Nubwo waba utabyemera ariko ukabikora, ijambo ry'Imana rivuga ngo nzakugomoreraho umugisha uva mu ijuru. Tanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Iyo utanga ku by'isi, Imana irakugarurira. Ibyo rero ntabwo bireba umukristo cyangwa umupagani, oya. Mu itorero turatanga, Imana ikareba uko twarambuye ibiganza dutanga ikatugarurira. Ariko n'abapagani iyo biganye abakristo gutanga, ndaba Imana irabagarurira. Nta watanga ngo bigende ubusa. Nizo mpamvu umugisha w'ibyisi ni uw'abantu bose. Imana twese yaraturemye kandi ishinzwe kutubeshaho, ni muri inshingano y'Uwiteka. Ntabwo Imana ihaza abakristo ngo ireke abapagani, oya. Abapagani bagomba kubona ibyo kurya, n'abakristo bakabona ibyo kurya, ikatugaburira. Ababi n'abeza ikabavushiriza izuba, ababi n'abeza ikabagushiriza imvura. Abo bose bari mu nshingano y'Uwiteka kubagaburira. Gutanga rero kuko guhesha umugisha kurusha guhabwa, n'umupagani utanga arakira kuko Imana imugaburira kandi ikamukubira inshuro nyinshi. Abakristo ro batanga baragarurirwa hano mu isi kandi bakazahabwa n'ubugingo buhoraho. Nuko ijambo ry'Imana ryanditswe muri Matayo 19:27 aho Petero yabazaga Yesu ngo ko twasize byose none tuzahabwa iki, tuzogwa iki? Yesu aramubwira ngo abasize amazu, abasize amatungo, abasize amasambu, abasize amazu yabo kubw'izina ryanjye bazabihabwa ibiruta inshuro 100 aho ni ku isi, kandi bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Aho ku isi ni abapagani n'abakristo, ariko ubugingo buhoraho ni ubw'abakristo gusa. Ni ukuvuga ngo iyo utanze, Imana irakugarurira itarebye ku mutima wawe utunganye. Ariko iby'ubugingo byo ni iby'abakristo gusa bizera Imana, bategereje kugaruka kwa Yesu bakajyana nawe mu bwami bwe. Abapagani batangira kunguka ku isi, abakristo bagatangira kunguka ku isi, bakazahabwa n'ubugingo buhoraho.
nta utanga rero ngo bigende ubusa. Nizo mpamvu bagira inama bene data kugira ngo kuko gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa, nawe mupagani tanga urebe ko Imana itazakugarurira. Nizo mpamvu Imana yavuze ngo zabagomorera imigisha yose yo mu ijuru, imigomorero yo mu ijuru izabamanuriraho ibyo kurya muzaboraho mubikwiriza. Bisobanura ngo uwatanze wese arahabwa. Ariko icyo tugomba kwigengeseraho ni hano mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri ibice ni 9 umurongo waho wa 7 haratubwira ngo dutangire kwa 6. Ariko ndabivuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyagije aha abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa. Twese turatanga, ariko hagati y'abatanga hari abatanga binuba. Abo binuba rero kandi bahatwa nta bugingo bafite, ariko ko yemeye kurekura ibye arabigarurirwa ku isi. Nogere nsubiremo, iyo umuntu atanga ari yinuba bisa no kugerageza Imana, ariko Imana yaduha amasezerano ko uzatanga naho azaba ari kuyigerageza Imana izamugomoreraho imigomorero yo mu ijuru. Icyo atazabona ni ubugingo buhoraho. Ariko utanga ahatwa agarurirwa iby'isi, utanga yinuba agarurirwa iby'isi. Ariko utanga abitanganya umutima ukunze agarurirwa iby'isi kandi akazabona n'ubugingo buhoraho. Iyo twizeye tugakurikiza itegeko ry'ubutabera kandi abantu bakagendera mu mbabazi, 10 n'amaturo ni ingenzi cyane. Ubwo nuvuga ibyo bice 5 tubizirikane. Ibikingi ni ingenzi ku itorero kuko abakene bakeneye ayo matungo n'izo mbuto zihigwa mu bikingi. Icya kabiri 10 n'amaturo ni itegeko ry'Imana, ntabwo ari nyabuna, ahubwo ni muzana 10 n'amaturo mu nzu y'Uwiteka. Cya gatatu ituro ry'ingoboka naryo ni ingenzi, kandi muri iryo turo ry'ingoboka niho haba mu ituro ry'ivugabutumwa. Iyo abantu bashaka kohereza umuntu mu ivugabutumwa, ashobora kuja mu mahanga gukwirakwiza ubutumwa bwiza, ashobora kuba ari intumwa igiye gukwirakwiza amatorero. Hari umutwarabutumwa hakaba n'umuvugabutumwa. Umutwarabutumwa ni misiyoneri, umuvugabutumwa ni uvuga ijambo ry'Imana ahantu batarakizwa. Abo bose bakeneye support, ni ukuvuga ngo bakeneye inkunga yo kubashigikira. Amafaranga rero ry'ituro ry'ingoboka atabara igihe umurimo nk'uwo wabonetse. Ntabwo abantu bohereza abavugabutumwa buri gihe, ntabwo abantu bohereza abatwarabutumwa buri gihe, abamisiyoneri ntibakora buri gihe, ariko igihe batangiye umurimo wabo baba bakeneye rya turo ry'ingoboka kugira ngo ribafashe aho baba bari kwigisha hose, bari kubwiriza hose, kugira ngo babashe gushinga amatorero bakwirakwize. Noneho rya jambo ry'Imana rivuga ngo umubumbe w'abantu bake bahamagawe kugira ngo bogeze izina ry'Imana mu isi usohore. Hariya noneho rero inkunga y'abanyamuryango koko ni ingenzi, ariko na ririya turo ni ingenzi ryo gufasha abavugabutumwa. Noneho rero hariya ibikorwa by'iterambere biratabara cyane kuko abana b'abakristo bakeneye kwiga. Itorero rifite ibikorwa by'iterambere ntabwo rigomba kugira abana batiga, rigomba kureba abana batishoboye mu itorero. Abo bana bose batishoboye bakoherezwa mu ishuri, bamara bakashima Imana
kw'ijambo ry'Imana ravuga ngo bagasengera hamwe, bakaririmbira hamwe, bakamanyagura umutsima hamwe, bakazana ibyabo byose bagasangirira hamwe. Icyo gihe rero byaze ku rusengero bitangwa neza, maze abana b'abakirisito nabo bose ntibacikanirwe, bakabona uko binjira mu ishuri, bakabona school fees, bakabona ubundi buryo bwo kubaho, bakambikwa, bakagaburirwa, kugira ngo babayoboke b'itorero bose bahimbaza Imana. Kuko ntabwo bishoboka ngo bamwe baba bahazi abandi bashonje ngo bahimbarize Imana hamwe. Aba ari ikibazo gikomeye niba hari abakire bari mu itorero hakaba n'abakene, bakaba badashobora na rimwe kuzirikana babandi batishoboye mu itorero. Iryo ntaho ryaba ari itorero ry'Imana. Natwe gituma twishimira kubaka itorero kugira ngo tube abanyamuryango, aba ari ukugira ngo babanyamuryango nabo batabare utishoboye, kugira ngo ikibazo cy'umwe gihinduke cya bose. Iyo umukristo arwaye, abakristo bose bakwiriye kurwara, ko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, kandi buri wese ni urugingo rwa mugenzi we. Iyo ukuboko gukomeretse ijisho rirarira, kandi atari ijisho ryakomeretse. Bigaragara ko umubabaro wageze ku kuboko kwakomeretse wanageze no ku jisho ritakomeretse. Nizo mpamvu ijisho ririra hakomeretse ikiganza, nizo mpamvu ijisho rishobora kurira hakomeretse ikirenge. Nuko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Kandi ushobora kuba urwaye amaguru ukabura apeti, kandi harya umunwa, bisobanura ngo ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu zose zigomba kuzuzanya, bikagaragara ko twese twubatse umubiri wa Kristo Yesu. Bene data rero, turi mu itorero ry'Imana, muzirikane ibyo. Abahamagawe bagende uko umwami Imana yabahamagaye, nk'uko mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 1 havuga ngo ndabahendahenda bene data binginga kugira ngo mugende ibikwiriye byo mwahamagariwe. Bamwe yahamagaye kubaba indumwa, abandi bahamagara kuba abahanuzi, abandi bahamagara kuba avuga ubutumwa bwiza, abandi bahamagara kuba abungeri, abandi bahamagara kuba bigisha. Abo bose ni ukugira ngo batunganye ibyo kugabura no gukomeza umubiri wa Kristo Yesu. Abo bose bahamagaye mu itorero kugira ngo bafatanize hamwe, kugira ngo rya torero ribashe gukomera. Nizo mpamvu iyo abantu ari ingingo z'umubiri wa Kristo barafatanya, iyo abantu ari ingingo z'umubiri wa Kristo barasangira, iyo abantu ari umubiri wa Kristo bose baribukanya. Nuvuga ngo tubereyeho guhugurana, tubereyeho gukomezanya, tubereyeho gukundana, tubereyeho kwemerana, tubereyeho kwakirana, tubereyeho kwigishanya, tubereyeho guhugurana, tubereyeho guhumurizanya. Abari mu itorero ry'Imana twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Naryo mpamvu rya jambo rivuga ngo ijisho riri gucumuza urice, bisobanura ngo mugenzi wawe mu itorero nashaka kugushuka ngo mugwe mu bitizerwa cyangwa mu birwanyi byizerwa, mugenzi wawe akagushuka ngo mukore ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo cana umubano nawe aho kugira ngo ugwe, ahubwo waba umukene ariko wakomeza umurimo w'Imana. Kandi abantu bafatanirije hamwe ntabwo baba bakene. Ubwo rero dufata ingingo ya mbere, ibikingi ni ingenzi by'itorero. Ingingo ya kabiri cya 10 n'amaturo ni ingingo ya kabiri ni ingenzi. Ingingo ya gatatu ni amaturo y'ingoboka. Ingingo ya 4 ni inkunga z'abanyamuryango n'iz'abanyamahanga. Ingingo ya 5 ni ibikorwa by'iterambere. Itorero rishobora kugira hopitale, itorero rishobora kugira ikigo cy'amashuri, itorero rishobora kugira alimentation, itorero rishobora kugira butike, itorero rishobora kugira icuma gisya, imashini cyangwa imodoka ikondeshwa. Ibyo byose ni ibikorwa by'iterambere kandi by'ingenzi. Imana isange buri wese wumva ayo magambo, kugira ngo twumve ko ubutunzi bwacu bwiyongera ariko tububahishije Uwiteka. Kandi niba uri gushidikanya, ijambo ry'Imana rivuga ngo gerageza urebe ko Imana itarakongerera ikagutsagirizaho. Imana yacu dusanga uyu munsi wa none, tuzirikane umurimo w'Imana mu itorero, tuzirikane umurimo w'Imana ntabwo ari mu itorero gusa umurimo w'Imana ukorera, no kubana n'abo hanze nabyo ni umurimo w'Imana. Kuko iyo tuberetse imbuto nziza nk'ariya muri Petero ya mbere igice 12 avuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo benshi babasebya nk'abagizi ba nabi,
ariko bazareshwe n'ingeso zanyu nziza, bazarushaho guhimbaza Uwiteka kuri wa munsi wo kugendererwa. Ni ukuvuga ngo iyo weze imbuto nziza, icyo gihe abapagani bahimbaza izina ry'Imana, noneho rero bagashaka kukwigana. Petero ya mbere 3:1 aravuga ngo n'abadamu nabo mwubaha abagabo banyu, havuga ngo nubwo abagabo bamwe batumva ijambo ry'Imana, ngo ariko bareshwa n'ingeso nziza zanyu, ari nta jambo muvuze, ijambo ririhanisha nibyo, ariko imirimo yo gukiranuka yihanisha kurutaho. Nibyo byita imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka zirihanisha urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda. Abagalatiya 5:20. Umuntu wagize urukundo, umuntu wese wagize ibyishimo, umuntu uhesha abandi amahoro akagira amahoro, kuko abahesha abandi amahoro nibo bagira amahoro. Abantu bihangana bakagira neza, bakagwa neza, bakagira ingeso nziza, bagakiranuka kandi bakirinda, abo ngabo nta tegeko ribahana. Nico Imana ishaka rero. Na Yesu yaravuze ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Mu itorero twari dukwiriye kwera imbuto z'umurimo w'Imana zikwiriye abihannye, kugira ngo abapagani nibatubona bazarushe guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Imana idusange twese hamwe, aho muri hose mu mahanga yose, aho muri hose mu bihugu bituriye akarere k'ibiyaga bigari. Hano mu Rwanda ijambo ry'Imana ribagereho, twumve ko ubutunzi bwacu twabuherewe kubwubahishiriza Uwiteka. Wubahisha ubutunzi bwawe Uwiteka, nibwo ibigega byawe bizuzura, kandi nibwo imivure yawe izasendera imitobe. Mana dufashe kandi dukomeze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor Mpazibirego kuri channel ya Gusenga Everyday. Twari tugeze ku ngingo ya 7 y'imitungo y'itorero, uko itangwa n'uko ikoresha. Imana ibagire neza kandi ibahe umugisha. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.